Yego ndahari yoy. Manga. Witese. Cyane sana. Biri witese. Ciao. Neza. Neza. Nari ndi mu masoko. Okay. Yewe. Ntabwo aruhezeho. Oya nagutinze cyane. Mujye munyihanganira no kuba byagenze nyine. Ndabona umeze neza ko uhora wishimye ibyo byose. Sinakubwiye buriya ko buriya ngerageza kubesha umutima. Kuri ugiraza ukavuga ati mutima. Muri ibintu bimeze neza. Ukahora wishimye nyine nuko. Nende hano kurira Nyiramana. Harimo ari myanya imbere rwose. Ariko hari utuntu cyane ndakugurira. Nene uzamita. Mumbwire ko ari amandazi. Kwa mano. Koma. Ninde akubwiye ko bino bintu bikunda. Fure. Yes. Muhamagaye rero. Ndagira ngo tuganire. Ufite kunyuma. Okay. Ibyo byuramenyere ko iyo hari ushaka kukubwira ndaguhamagara tukicara ahantu. Ubu mbonye bw'uburyo bwiza kugira ngo mbikubwire. Urabizi neza ko ngukunda. Ubwo ni ikintu cyo gushidikanya. Yes. Eriko imfura yanjye kandi imfura nasi barangana. Ariko waruswe dushaka kwicara tugapanga. Uzabo use ndamutse nkunzura nk'umukobwa. Habwa ngo genda nyine umundaburire ntiwamurabura. Bitewe na none nta iyo service yawe yoroshye. Bawa amapase gabisa. Nibyo Oya ntabwo ari nshaka kubwira turakugana gato twese turakuze. Kimwe nuko nari naguha pase abandi bacyana bareba hariya. Umukobwa reba ukuntu ameze. Ndamutse nkore byo gutya wagira icyo wibwira. Ariko si ibyo nshaka kubwira. Na secondaire bigushimishije cyane. Si bisanzwe. Ari bisanzwe. Ni bisanzwe. Yo muga. Mobe. Ayiwe. Nuko Imana igumugisha. Neza kozwe. Iteka ryose. Oya ni bisanzwe. Kuva navuka. Nitwa Makota. Hano ubwambwe muri yami impano n'akaye impano y'icyo kurya. None nk'umukobwa. Yewe baba we. Yo. Uko winsetse. No kuri kwibana bankuro. Oya ni bisanzwe no kumusura. Tura inonzu kuningana. Iba ibintu pe. Harimo n'ibindi byinshi by'ubusa. Ariko tutu. Nibwo babibona. No kuri kwibana. Kigambe bona mu ntuza ndiza televiziyo. None nanjye ngo ndabande muri televiziyo mu kanya. Ahubwo se muremo dusange. Oya. Ni ibyawe niwe nabisangiye yego ni ibyawe. Mana we. Ibyawe n'ingendo uraza kwiyitaho. Akose umutima mwiza ugira okura hebe. Oya. Hanyuma nanje kureba Nyiramana kangende murebe. Umva. Genda murebe. Reka wereke. Fasha gutya. Ubu nani byo bagiye weraje nkoza n'ibirenge. Sa? Yego we. Urinde wera.
hasi ugarutse kwenda icya uraho ndahoze ntabwo uri kundeba ese nta nubwo wasuhuza akagenda hagarara uri umuhungu wanjye nkunda cyane uri imfura yanjye ufite isura ya papa kuva ukiri mutoya kuva mu moya kunsigira ku mezi 6 nakomeje ndarwana kugeza ukungana uko nguko ntacyo wigeze umburana ntacyo nigeze nkwima sinigeze ngutoteza sinigeze nkubangamira hano kuri inshuro ndagira ngo usabe ibintu ibi bibiri muteze amatwi icyambere ndagusaba ubabarire nyoko kuko nanjye ubu namaze kumubabarira ariko nubwo namubabariye ntabwo nabana nawe icya kabiri guhera uyu munsi kugeza ku iherezo ndagira ngo uhagarike urukundo rwawe na Nyiramana. Oya ibyo ntabwo bishoboka rwose cisha make reka ibya mama byo tubishyize ku ruhande ariko ibyo kwanga Nyiramana we byo ntabwo byakunda. Simvuze ngo umwange ahubwo urukundo umukunda ruhagarike burundu kubera ko hari impamvu ariko nawe vuba ahangaha ndayikubwira. Akushobora kumbwira gute ngo nange Nyiramana niko amenyinze ntutuvugane kana ko inkoramo inkweto hagarara aha niko bimeze bite burisiga uyu munsi nta mahane nshaka sibyo mbere byose ngusabye imbabazi kuki yego ngusabye imbabazi ko ubushize tutumvikanye sibyo umbabarire ariko nawe wanteye urukweto bitewe nande byari bitewe nanjye byari bitewe nawe ubwo urumva uri mu makosa arinde ni njyewe rwose mutware wihunguye ivumbi we oya nagusabye imbabazi pe uno munsi nje mu mahoro sibyo nagaruko basaba imbabazi dore kuntu basaba imbabazi abana b'iki gihe nibyo njye mbabwira urangiye ndi umusaza reka nkwigisha ujye gusaba imbabazi hagarara aha ngaha erega ntukajye wishyira mu mwanya wa boss wawe mbanza ngo hangana no kureba boss hari ibintu biri aha ngaha ibiki ntemeye ko winjira no boss ntimwahura ngo naza kwinjiza noneho wamaze kwemera ko ninjira ubu ngubu nagezemo sinemerewe se kugenda ngaho tambuka nese nurangiza tambuka bwa nuko nagira ngo abantu bo muhanda he tubiteza nende gukwigisha kuno wasaba imbabazi umuntu yasaba imbabazi iyo wakoze kosa uraza kuvuga ati muraho neza sinugusuje se cyagira ngo nzi wacecetse tugendane muraho neza ahanetse na amahoro twabwira ati noneho ko mwicishiye gufi na amahoro kabwa ati buriya mwihangane ubushize ntago byagenze neza ariko mu byukuri ntago ndi umwana mubi ubu rero nifuza ko ntagusaba imbabazi tukagendana neza tukabana mu isi y'amahoro wicishije bugufi none urasaba imbabazi nakanyenyehere gutyo uri gushaka imbabazi cyangwa uri kugira nagusabye imbabazi nje kureba hano boss uyu munsi ntibishoboka kuko baranda kwabara urakoze kandi ndagiye bakuroze kumfata buri gihe hagarara ngaha Muhamahoro nigende imbabazi naziguhaye okay Muhamahoro ariko kugira ngo mbone ko uyu uko waje gusaba imbabazi ndekure se genda uzagaruka ubutaha imbaraga zawe nazo n'umuntu nta nubwo nzigera nongera kugaruka hano uri se ubujya he ubundi ubujya nuko urukambaye weraza wambaye ubusa ngo uje gusaba imbabazi cucu gusa uzi n'uburyo mukundamo ikindi niwe wambwiraga ngo zira amahanga ngo urazikunda ngo nzashikunde muntu none mpisemo Nyiramana utangiye kumunyangisha rwose ntabwo byakunda pe nje Nyiramana ndamukunda n'ubuzima bwanjye bwose ntabwo byashoboka naho ibyamere byo tuwe tubishyize ku ruhande tubanze dukemura icyo ngicyo. Fred muhungu wanjye ufite kunyumva hari impamvu ikomeye cyane ariko impamvu utambwira ahangaha ni iyi ninjye nabikubwiye ko niko kuri
ndanabigusaba kuko bari abana nabonaga bitonda ariko kandi sinzi ikintu muri bo cyari cyankuruye ariko nakubwiye ngo fata umwe umukunde nzagushyigikira sibyo fata Nyiramana ahubwo ndagira ngo usabe ikintu kimwe umubagire ibyo ukwana nabyo none nurangiza ahubwo ushaka undi mukobwa ukunda barahari nzagushyigikira nta wundi mukobwa ntakunda uretse Nyiramana kandi nje ntabwo bishoboka nimba ari n'ibyo ngibyo tubyiboneye Fred ntabwo bishoboka Mira, nakubuze kumbi wiyicariye. Mugambabarira sinzi ukuntu nabikubwira pe. Nitese kumbona wataye umutwe. Noneho byagenze gute? Ubu tuvugana mama yaje kundeba. Mama ari muri iyi nzu. Nta nubwo turaganira sinzi ngo yageze inahagute sinzi ngo yaturutse he nagiye kubona mbona mama ahangaha. Mwese mama yabwiye n'iki hano? Ntago mbizi. Ubu tuvugana Afrika twaramubuze. Sinzi yatorongereye. Fred sindamubwira ko mfite umwana. Ubu ndi kwibaza ukuntu mama namubwira ngo njyewe Nyiramana afite umwana. Byancanze pe. Nyira. Nkuko murabikubwira. Wazi kugira inama ya mbere. Mbere yuko n'ikintu cy'ubugwari. Oya, n'ubundi ndabona utameze neza. Kamubwire. Mbere na mbere cyo kumenya cyo. Banza wiyumvemo yuko ugiye kumurwana intambara kandi intambara itoroshye. Sibyo? Ariko hagati aho ngo muri iyo ntambara. Mbabarira ko nkuranye gutya rwose mbabarira ndashaka ko tuvuganira aha ngaha sibyo ariko noneho byagucanze neza siko mbona inzu yakubanya akadomo ugezeho ufata njyewe ke muganga ukansora nk'imbwa ukaza kumbwirira hano hanze mu nzu ingana gutya ukwiye kuza kumbwira mu muhanda kazagasuzuguro Keya mbabarira urabizi ko ndagukunda cyane urabizi urabizi ko ari umara stress urabizi ko niwe byose byanjye muri iki gihe ariko mbaruta neza bari abagore ndakwinginze akuzi n'ikindi nyuma y'ibyo nagukoreye byose ibyo twacanyemo njyewe kiya nkavona bagangaza kuba muri iyi inzu n'ibiryo n'ibimanuka inzu ibibazo n'ibigeragezo nk'ibyo byose nkabyihanganira nkakuvura nkakwitaho nkaguha buri kimwe nanjye ubwanjye nkakwiha ibi nibyo nyituye kwifata ukambwira ngo nsohoke muri iyi nzu nta soni unaguteza bari abagore ufite kunyuma biriya bicecuru iki se bindusha cyakoze bandusha imyaka niyo bafite biriya bicecuru bibye mama wanjye nibyo uri kundutisha nta soni ngo nyenye nsohoke ngo ariko koko umuntu ni mugari ntibabivuze ukuri aka kanya ni ngo mzemeye Keya ibiki ufite kunyumva ntago nakumva ndekura Keya ufite kunyumva ahanini ni uri kubyitera ibyinshi none se nyina nkubwiye kangahe ngo fata Fred umuganirize umubwire uko byagenze umubwire ko mufitanye umwana urambwira ngo ntago uzaherwe ubibwira mama wawe mbere na Fred ntiwamubwira ariwe mwabyaranye uwo mwana banza wicaze Fred namara kukumva azagufasha no kubyumvisha mama wawe
ego ujye wibuka yuko Fred wowe uri kuvuga ngo twarabyaranye niba nabyita ko njya mfasha ku ngufu simbizi ibyabereye kwa muganga Fred nta n'amakuru afite cyagera ababwiye ngo basohoke ibyo twavuganye ntabyo bazi ntabwo azi ngo byagenze gute ubu nakifata nkamutura y'ikintu ngo mfite umwana kuko uko biri kose urumva witiranya n'inshuti yawe uko biri kose ugomba kubimubwira kuko niwe se wuriya mwana kandi ibibazo uri kunyuramo aka kanya niwe mugomba kubifatanya none nutabimubwira igisubizo uragikura Sonia sinzi muganga ni ukwimana byanshanze ubu mama kuko ndamubwira ngo njye nyiramana yabyaye gute ibyo nurumva ari bubyumve azabyumva ariko mbere na mbere teri nambwe kubibwira Fred banzu bimubwire niba uri bugufashe none wowe numara kubimubwira waragufasha kubyumvisha mama wawe kubera iki cyo kintu utashaka ukimubwira simani biri hehe koko kurya umuntu agenda akabaha babaye kiva mu nda oya wirenganya Imana nyirabirenganya Imana ntaho Imana ihuriye n'ibi ntaho ihuriye nabyo ni mwebwe nyine mama mwarabikoze noneho bigane n'umugabo wawe ntaragufasha kubyumvisha mama wawe ari we nyirabukwe sibyo Imana iba yicariye mu ijuru iri kutureba byaducanze igatuza mwese urumva ibyo mwanzuro ufite ari ubu Fred ndamuhera hehe none oya mwicare mubiganireho arakumva erega nawe ni umuntu yabyumva ngaho reba ahantu umwana wawe ari buri munsi uhora uhangayitse ijoro n'amanywa wirirwa urira nese namuhereza yaraye ariko nyamara umufashe ukabimubwira hari icyo byatanga erega winshitinga sibyo urabizi ndagukunda urabizi ntacyo ntakoze ubivuze ukuri ko wambaye hafi nanjye rwose kandi nakubaye hafi kandi n'ubu ntaho ngiye sibyo soke muri inzu ngende nk'ingegera wanyumvishije kaya nyumva bira bicecuru bigumemo nyumva ariko nyumva bose urabona hagati yabo urabona bimeze biti basi nyumva akoze n'ikindi nkuko nakubaye hafi ndakomeza nkube hafi sibyo ariko igitekerezo ntago nkumenyesha nta n'inama nkugisha ibintu ni bibiri niba udashoboye kunyumva ngiye kumena umuceri hasi ibintu byose mbishyira hasi biriya bicecuru bya uko ari bibiri bimenye ko uranye ndi umugore wa gatatu rega oya wibanteze byose ndabivuga bamenye ko uranye ndi umugore wawe mu gihe nyine mbona inshingano zakunaniye nta soni ngo ngiye nsohoke muri inzu ngende none reka tuyigumanemo mbabwire ko nyine ndi umugore niba ibyo utabishoboye ngo mama Fred rero njye ntabwo nagendera aho ngaho umuhungu wa Fred Yesu umva nahomba njyewe umwanya nataye numva nawupfusha ubusa ngasohoka muri inzu ngagenda gutyo gusa mu muhungu wa Fred dukundane dushyingiranwe niba bidakunda rero ngenda bino umuceri ntabwo byava ngiye yanze cyanzanye muri iki Kigali ariko ye Keya ntabwo byoroshye ibiki bitoroshye bwira umuhungu wawe nkunde ibyo si ibintu bisanzwe natankunda ngira umugore wa gatatu Keya koko je nicyo gisubizo uvuze ku mwana none mba numva nishe burundu uzi umuntu ufite umwana we akamwikuraho ibyo ngibyo ni nabyo ntekereza ngo Fred nazambabarira azakubabarira kandi niyo mwinjiza muri iyi nzu n'ubundi ntabwo yari kurara ese nyine nagufasha iki kintu njyewe inama yanjye uretse kuba ndi umuganga wawe pe ndi n'inshuti yawe kuko tumaze kumenyana bihagije ibyinshi tubiziranyeho rero ndi kukugira inama nk'inshuti none hahangaha ndi kukugira inama nanjye ubwanjye nakigira bitekerezeho pe ntabwo mbizi ntabwo ibuka ko ufite intambara itakoroheye ngaho none yibaze ko na mama wawe yaje bitekerezeho nabyo biragenda bitewe mama we namenye iyo nkuru mutarabanje mwebwe ubwanyu gutera namwe ngo muyimwibwirire bizagenda bite none ikindi Afrika buri birengero
ntabwo tuzi ahantu none ari gukorera amabara yiwe. telefone ye se ntayiriho ngo byibura anakwita bakubwira ahari. Cyakora basura akoze kuza kundeba. Tuza rwose tuza, wowe genda urebe Fred mwicare muganire, kandi njyewe ndabizi ko ni muganire hari igisubizo uri butahana. Niwe wenyine igisubizo kandi aragufasha. Ndikumva byandenze pe. Sha ntagiye nanjye nagukorera. Inama yanjye yari iyo, ahubwo shaba rumpamagaye numva umutima urakutse neza bitewe n'ukuntu mpamagaye. Ese ko ari we nshuti ngira undi naganyira nini? Ni ukuri ndi inshuti yawe nyira, kandi igihe cyose uzaba unkeneye nzaba mpari. Ndi kumwe nawe mu byo uri gucamo byose. Fred ajya ahantu nagiye. Ese birandeba, umwana wawe nyine agomba kumva nawe wamukira inzira, agomba kwinyuramo nawe. Ako ntuzi ko kirazira ibaho, urumva ibyo atari amahano. Amahano yahise, hari amatangazo twatanze ko se umugabo wanjye kera ntabwo umuco wo kazanura wabagaho se. Urabizi ndaguha buri kimwe cyose gishoboka usubira ahantu wabaga, wenda nakube na gatatu, kuko icyo uzashaka icyo uzankenaho cyose uzakibona. Uri amafaranga yo gukora business, nzajya nkugusa. uzajya unyishyurira inzu. Ikindi na Fred ndamukeneye. Nshuti yanjye, ntabwo umwanya wanjye ngiye kenateye muri Kigali nkaza kwitangamo agatambo muri ino nzu n'agatambye byose masuka gutyo gusa. Nta mugabo makuye, nta happy pe, ntabwo byakunda. Fred wenda ndamukeneye. Iby'inzu ndabikemura. Urashaka nende nziza utayayindi? Ndashaka inzu nziza, ngashaka na Fred. Njye ntabwo nagenderaho. Nusinzabonye nta mugabo mfite kubera iki? Ubusa umusonga wamuraga ndetse awumara. Ndashaka Fred. Ariko ndacyahari. Uracyahari ibicacuru byankundiye. Kimwe kizacyukwirwa ikindi gikurarane. Mbabarira. Oya wingora ndakwiye. Mbabarira. Okay, basi reka mbwire. Sibyo? Ibyo ndabikora. Ariko bya Fred nabyo ndabitekereza. Bitekerezaho kandi bigira. Njye nyine kugenda rero. Ntabwo ndi bugenderaho nawe, none siniteguye. Nanjye nacyabitekerezaho kuva muri Ega wenda uzaye dukeya ibyinshi ndaza kurya no muri nitonze. Shansanze byashize ariko ndebe ntabwo ari bikeya. Dusangire. Sangire. Mbo. Fata urutoki. Akagenda iryo. Wowe ntameka nkandi. Arakoze guteka. Aganywe nta mutima mubi nge. Izino ryini inyama. N'intoryi. None gatemara vuba ujye kuzana izindi. Iziri yese ko ntanze byashize. Shaka. Yamaze barama akaryoshye ngo ntigahora mwitama kuko ukuntu byari biryoshye nta muntu utari kubirya. Nyine rya vuba. Ega ubundi buriya wowe narakubwiye ngo tuzibura tuzakorana. Buryo bamuguhereye ndaraguherana. Ngakugeze ute? Uguhereye inda. Waraguherana. Nyowe ufite imyaka ingahe ku buryo uca imigani y'abasokuru? Ubura nakuze. Yego. Baba ngiye mba nkuze. Kandi nize kaminuza zo enye. Ariko makoto uri ubu wize kaminuza ukaba wirirwa urwana. Wallahi je suis d'accord pour l'envier. Yewe. Emilio c'est quoi? Je suis un élève. Je suis. Yes, regardez ici. C'est la même chose. Tu es la vache. Ngo cyo guvuze ngo cyo? Cyo ni igifaransa. Nyine uvuze ngo. Bisobanuye ngo. Uvuze ko nize amashuri nandi y'ubusa. Ore kompera. Yamaye nkaho. Nje. Kuriya. Neza nko murajya. Twasukana kuranye n'abakarapu. Abaki? Abakarapu. Kumva. Buriya bakambwiye makoto. Wowe wirira gaceri ntungashake kuntuburira mbeshya. Ntabwo wabuze indimi zose ngo uzujye wirirwa gusunika urugi. Reka dabura we ntabwo bizi. Abanga ngo isi Imana iragwa nimugura. Naho iby'Imana yampaye nibi. Njya gwa rugi. Ariko se ako uyu ku munsi wa mbere uzi ukuntu wari umeze. Kajabiriye yari akantu kakagoryi karaho ngaho. None gaswe karasirimutse.
ntabwo ndasirimuka neza urumva ntaragura imyenda myinshi noneho ngo njye mpinduranya ngo none agabya ubwo ujye busirimu baguhinduranya ntabwo bwabyo by'ubusirimu turi hano kora nawe ugiye kurima hako ibi ni ibiki we oya ubusa uyu nguyu niwe umuhungu wanjye agiye gushaka sangira n'abazamu ibi ni ibiki murimo ibi ni ibiki gusangira n'abazamu ngo umuhungu wanjye azagushaka ubusa ibi ni ibiki siko numiwe aho ubite byawe ariko aho njyeka oya nibi ntabwo ari byo umuhungu wanjye siko nimba waramuroze simbizi ibi ni ibibazo ahubwo ntabwo mbizi ibyo ari byo uweza abantu wo kumena ibiryo oya genda azangira abazamu ngaho ejo namubonye asangira n'iki ibintu byose ako njyewe yakintu nshaka oya reka nkubwire iki biriya bintu ntabwo ari byo biriya ni indaya ako ngereka mbaza nkwibariza mawe nimba uri n'amabuja nimba uri n'ikintu n'ubwo urambaza iki se wo kubaza iki nkwe urambaza iki icyabiro gihe urampemba iki ni cya kabiri ni gute waza n'ibiryo ukabimena oya bino ni ahubwo reka nkubwire iriya ndaya njye sinyikeneye muri runo rugo rw'umwana wanjye uko uresha n'inzira yahawe amafaranga y'ibyo bintu byatuma ususa oya iriya ni kuko biranacanze uhereje mbibona ni akantu ntamenya ubwoko bwako nimba kararose umwana wanjye simbizi ako ngereka nkwibariza iyo uri kuvuga ngo oya zareka nkubwire uriya niwe washingira umuhungu wanjye nese umuhungu wawe ni igiki oya nese wenda reka nkwibarize wenda ntabwo ari wamushingira iriya ni indaya hako nawe ntabwo ujya ubireba neza ngo ubitungure neza imbarura rero tuganire nk'abantu bakuru ndabyumva wenda ntiwamushingira umuhungu wawe ariko si iyo ureba ukavuga ngo umuntu ngusangira na zamu n'umuhungu wawe dusangira usibye n'umugabo wawe ari umugabo wawe tunasangira ubwo umfashe icyo tumaze tureke ibyo bintu oya ntabwo mugomba gusangira iriya ni indaya mutekera iriya ni indaya nubwo wabukurikiza ntabwo uriya agomba kwicarana n'umwana wanjye ntabwo agomba kuba umugore w'umwana wanjye nibibaho nibiza ariko ye kereka ninapfa napfa ariko njyewe bijya binshobera uyu mugabo tumaranye imyaka myinshi avuga ko nta n'umugore agira nta n'iki uje ejo bundi abantu baguhaye icumbi ariko rero amategeko n'amabwiriza agasuzuguro mu buzima bwanjye uyu indaya sinyikeneye hano ariko indaya burya ntabwo nkubahutse ariko hari ukuntu bajya banga indaya zimenya izindi nanjye ujya ko ni indaya simvuze kuri indaya nese waba waramufashe none se we ntabwo biguha amaso ntabwo ubusa ko muri barasangira ni umuhungu wanjye barimo barasangira ngo wawe nese umuntu mu rugo ntabwo ahangaha turasabana ntabwo turi nkaho wagira wigize iriya ni indaya ahubwo nawe nureba nabi nawe zakora ubusa wabyara wa mwana icyo wamubyariye none namubyaye ndi indaya wari iki ushaka gusuzugura ushaka gusuzugura ariko ushaka gusuzugura umwana wanjye ushaka gusuzugura ushaka gusuzugura ntabwo ari umwana wawe njye boss ni umuntu wanjye reka nkubwire uvuze ngo iki subiramo iryo jambo uvuze njye mbivuge mbisubiremo indaya imenya indi nimba n'umukobwa ari indaya nawe ntawamenya wowe iki Ngobya umwana ukamutase. Indasi zo zitaba. Wabikuye he? Indasi zo zitaba. Wabikuye he? Waramureze. Wabikuye amateka yose. Ibi bintu byose uri muravuga. Uretse umwana wanjye naze ndabimubwira. Ubimubwira se. Umenye yuko. Akora iki? Ureka kumbwira. Akora iki? Sura umuzamu hano. Sinabwiwe n'umwana wa none nabibwiwe none asumubyara. Ni wowe bikubwiye. Ntabyo mvuze. Urashaka kunyurira ku gahanga urashaka kunsuzugura. Urashaka kunsuzugura wamenya ibiryo ngo umbwire ngo nakeke y'amakote suko usibye n'ibiryo nawe ntabanira ntabanyabisha usibye n'ibiryo nawe nzamumenya bikubwira hakiri kare ahubwo reka nkubwire wowe uranyuriye amagambo ngenda yumvise ubu ngubu ikintu kigiye gukora nawe nta misi uzamara hano wenda reka tugane nk'abantu bakuru sibyo njye uri naho hose ndahazi umuntu wakugirira nabi n'umuntu wakugirira neza none nibwo biza uyu muntu uri kubwira gutya ugutekera usakaje wagushyira muri miti kaguhumisha ngese narya ibiryo yatetse niko bakubwiye yazajya witekera uranifuza ngewe se nari bwarya ibyo yatetse mu minsi maze hano sinshaka kurya ibyo yatetse akujya umenya kuri mabuje uraba mabuje ntabwo bavuga cyane ariko ku buryo nakwemera ngesa yewe nkemera umwana wanjye ko ashaka indaya utamushaka kinakore ku bundi buryo twabinyuzamo ubu se yabuze umwana wo kwa minisitiri ashaka
uwo mwana wo kwa minisitiri azasha ubundi reka mwe umukene n'umukene agomba guhura urumva ubu nk'umuhanya nshobora kujya gutya nkashaka uwo mwana wo kwa minisitiri wawe yabuze umwana wo ku mudepite yabuze umwana ariko se aho ko nta kintu mubuze ni gute uramubwira ibintu by'abadepite n'ibikini nashaka ngo amuhindurire ubuzima yashakire kuva y'indayo kandi zamu wowe soka buriya nzu ugiye vuba hita usoka agira vuba ndakubeshya ndi maze kurambirwa umaze kurambirwa si ubwa mbere mbikubwira iryo jambo ibintu bibera muri ino nzu bimaze kuba byinshi mu mutwe wanjye uretse umajije kurambirwa njye cyangwa ni wowe urabizi ko nta kurambirwa ariko ibintu bibera muri ino nzu sinzi filime ikinirwamo iyo ariyo we ntabwo uba ubibona Rashid ntabwo wakambwiye gutyo wakambwiye ahubwo ati ni gute twabisolvinga kugira ngo urukundo rwacu rukomere ese ubwo urimo uramfasha ikigo ntabwo wakumva agahinda mfite umuntu wese unciyeho ambwira nabi ntabwo uzi ibyambayeho rega mu kanya arega bebe nta kitagira ibihezo sibyo kandi gukomera no kunesha ni uko kugira guhangana n'ibibazo ariko bura nubwo ugaragara nk'umutegarugori ariko uri umugabo mu mutima no mu bwenge umugabo senga intambara ipantaro ibyo nicyo kibazo rero wowe buriya imyanzuro n'imigirire yawe reba inyereka yuko ari wowe umugore ubuzima bwawe nyirandikira urukundo rwanga ntazi ibyarugura neza uti ni amahoro amaraso ariko ni si ikintu rero amaraso arakomeye cyane Freddy ugiye ngiye kwicara iruhande rwawe ariko ugenda uribyara wa mugabo niko Freddy ubwo ko ndababasa uranasa cyane waribyaye nyirama ibintu ngiye kubabwira hano birakomeye cyane inkuru mugiye kumva hano ndabizi ko ntabwo uri bubohere kuyakira neza ndabizi neza ko ukunda Nyiramana kandi urukundo rukomeye ariko ndagira ngo mbabwire ko urukundo rwanyu rudashoboka Nyiramana rero mwana wanjye ngira ngo urabizi ko kuva kera aho twabaga twicaye hose twaba turi mu murima duca inshuro twaba dutetse ijambo ryawe rya cyane wakundaga kumbaza ni papa wawe nibwo ko najya nkubwira ngo iby'Imana ntiwamenye uko bigenda papa wawe uzamuka ntabwo urenze impamvu twese turi aha ngaha ntabwo uzi ukuntu Imana yabigenje ndagira nkubwire ko papa wawe n'uyu uramenye sigaho ibyo ntabwo bishoboka niba ari ibintu muvuye guhimba ibyo ntabwo byakunda baguhimba si umwebwe mwirebye mukireba murabona mudasanga n'uwo mwabana urukundo rwanyu ntirwashoboka rwose ayo yaba ari amahako mama mushaka ubundi buryo mutandukanyamo pe wowe urumva nanjye ntabwo nzi ukuntu ntageze muri uru rugo ngo mbone uyu mugabo aha ngaha nese ni gute boss ashobora kuba papa wanjye koko mama urumva ibintu uri kumbwira bishoboka ko kubeshya pe muhuje umubyeyi mama mbabarira utansaza Freddy mbabarira nawe Nyiramana ntabwo ko amagambo avugirwa aha ngaha ashobora kuza kubatungura ariko
ariko uyu nguyu ubona hano ni mama wa Nyiramana. Ariko ibintu muri kuvuga murimo murabyumva ko wowe ushaka kwicaza umuntu umwe hari undi ukavuga ngo nguyu ni papa wawe bosi wanjye gute? Nyiramana tuza mukobwa wanjye, Imana yabikoze nyine mujye mumenya imikino mukina ni mugakazi. Mama kubaryari wowe umbeshye mama. Papa wanjye wowe namenye ubwenge wubwira papa wanjye ari wambwiye ngo narakubwiye ngo papa wawe nubwo utamuzi murasa kandi sinakubeshye. Ibintu byanzanye urabizi ko twikundanira mwana wanjye, urabizi ko twarohanye, maze bose nyumva uyu musaza wawe ibyo by'amahano mushaka gukora. Wambabariye ukareka kumbwira. Njye na nungu sindumva misiyo muriho niye ntego yo mushaka kugeraho. Ako nta n'umuntu urababwira nibura ko munase. Akakuba abantu basa uzi nka kopi mfite hano kuri nose wahasanga na miliyoni cyangwa ibihumbi bingahe. Ntabwo urukundo rwanyu rwashobotse mwakundanye mudashoboka abana banjye. Babarira udatuma nturi ku mutwe wawe. Babarira ndagusaba. Ibyo bintu urumva wari nkawe wabyumva. Bose ni gute mwakundanye udashoboka mwakundanye udashoboka. Okay. Fred. Ahubwo ndagutwara. Ngiye cyo navuga cyo nuko ngiye ntashobora gutandukana na Nyiramana. Fred. Ndagenda koza. Fred nyumva. Jye wumva. Kabana b'iki gihe mana. Nyiramana. Kikanza cyawe hano. Ako boss nagufataga nk'umubosi mwiza umpembera ku gihe, umubosi utagira amanyanga. Nibyo bintu ukubwawe nibi. Imana ikora n'ibitangaza. Ndagira ngo ngiye ku giti cyanjye mbasaba imbabazi bana banjye. Ni inkuru ndende. Hayi wadata we. Umwana wanjye. Umwana wanjye. Hayi wadata we. Tuza. Umwana wanjye. Reba ngamwe mugari cy'umuriro mamuza muri rugo. Nuko mujyana kwa muganga. Je ntabwo byemera mujye. Umwana wanjye ndapfa. Umwana wanjye ndapfiranga.